Nongeye kubaha ikaze aho muri hatandukanye kandi mbifurije amahoro y'Imana. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku ndwara ya infection urinaire. Wibuke rero gukora subscribe, like na share kugira ngo usangize abandi iyi video kandi ujye ubona n'izindi video dukora ku gihe. Tudatinze rero reka dutangire kuganira ku ndwara y'uyu munsi ariyo infection urinaire. Iyi ndwara rero ifata abantu bo mu ngeri zitandukanye, ariko ubushakashatsi bwagaragaje ko iyi ndwara ikunze kwibasira abantu cyane cyane b'igitsina gore kurusha ab'igitsina gabo. Abantu rero bakunze kwibaza ngo iyi ndwara iterwa n'iki cyangwa se umuntu yayandura gute? Uburyo rero bwa mbere abantu banduramo iyi ndwara, hari udukoko, utubagiteri tuba mu rwungano ngogozi. Utwo dukoko rero iyo turi mu rwungano ngogozi nta kibazo na kimwe tuba duteye umubiri, ahubwo utwo dukoko dufasha mu igogorwa kugira ngo rigende neza. Ariko iyo habayeho akaereri tukajya mu rwungano rw'inkari, icyo gihe ho tuba duteje ikibazo kuko ntabwo ariho twagenewe kuba. Iyo rero igogorwa rikozwe mu mubiri, ibintu bifitiye umubiri akamaro nyine biragenda bikajya mu maraso, noneho ibyo umubiri udakeneye by'imyanda bigasohoka nyine mu mwanda. Ni ukuvuga ko no mu mwanda umuntu asohora, utwo dukoko natwo tuba turimo. Noneho kubera ko uburyo abagore baremye, imyanya yabo y'ibanga ijya kwegerana n'aho umwanda unyura usohoka, harimo distance nto cyane, ntabwo ari nini. Noneho mu gihe umuntu yaba agiye mu bwiherero nyine ibikomeye twese turabizi, noneho mu gihe cyo kwihanagura akihanagura ava inyuma azana imbere, icyo gihe hariho ibyago byinshi ko twa dukoko dushobora kuba twava mu mwanda tukaza hehe, tukaba twajya mu rwungano rw'inkari. Iyo rero ni imwe mu nzira cyangwa se bumwe mu buryo abantu bakunze kwanduriramo infection urinaire. Ab'igitsina gore bayandura abenshi ni ubwo buryo bayanduramo. Niyo mpamvu rero bagirwa inama y'uko aho kugira ngo mu gihe cyo kwihanagura bavane inyuma baza imbere, ahubwo ni byiza kuvana imbere ujya inyuma kugira ngo wirinde ko agakontakite na gato gashobora kubaho. Ubundi buryo umuntu ashobora kwanduriramo iyo ndwara ni ugukoresha ubwiherero rusange budasukuye kandi burimo twa dukoko twavuze hejuru. Icyo gihe rero ubukoresheje bikagutarukira, urumva ko ufite ibyago byo kwandura ya ndwara ya infection urinaire. Indi mpamvu rero yagaragajwe yatera infection ni ukutanywa amazi ahagije, kuko ubusanzwe iyo umuntu anyweye amazi menshi wenze kugera nko kuri litiro 2, bituma ya myanda yose iri mu mubiri isohoka, bityo ibyago byo kuba umuntu yakandura bikagabanuka. Indi mpamvu nayo ni ugushaka kujya kwihagarika ntujyeyo, ukabifata nyine ntujyeyo, inkari ukaziholdinga umwanya munini, nabyo ntabwo ari byiza, bishobora kongera ibyago byo kuba warwara infection urinaire. Umuntu rero yakwibaza ngo ni ibihe bimenyetso by'umuntu wanduye infection urinaire? Ibimenyetso rero twavuga nko kujya kwihagarika bidafite gahunda, n'iyo vesi cyangwa se aho inkari ziba zibitse hatari huzura, ariko ukumva ushaka kujya kunyara kandi ukumva ntiwabihagarika, ukajya kunyara buri kanya. Hari ukubabara mu kiziba cy'inda kandi nta kindi kibazo mu by'ukuri cyabiteye, icyo nacyo ni ikimenyetso. Hari ukokerwa mu gihe cyo kwihagarika, hari kwihagarika inkari zivanze n'amaraso, ndetse hari n'abashobora kugira umuriro. Rero niba ufite kimwe cyangwa byinshi muri ibyo bimenyetso, ushobora kuba ufite uburwayi bwa infection urinaire, ushobora gushaka umuganga akagufasha. Mwakoze rero gukurikira iyi video y'ubutaha tuzareba uburyo umuntu yakivura infection ari mu rugo akoresheje ibikoresho byo mu rugo bisanzwe. Murakoze, naho ubutaha.